ngira ngo abenshi amagambo papa cyangwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga mwara yabonye ku munsi w'ejo gusa mu kiganiro yajyanye n'igihe hari ibindi yatangaje ngira ngo nabyo tubinyuremo twihuse cyane. Papa cyangwa mu kiganiro yajyanye n'igihe yatangaje ko rero kugira ngo afungwe bijya gutangira byatangiriye ku muntu wari warakodesheje biriya byuma bya sonorization. Papa cyangwa yatangaje ibindi bagira ati uwadukodesheje ibyuma yari yavuganye na Jidena wamfashije mu gutegura igitaramo arambwira ngo twamwemereye miliyoni 2 icyo gihe twamuhaye 300,000 y'amanyarwanda nyuma ku gatandatu ubwo ni ku munsi w'igitaramo mwongera indi miliyoni ubwo biba miliyoni 300,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo papa yarageze mu gitaramo rero ubwo umva rero musigayemo 700,000 bitewe n'ukuntu nari mbona nirwanaho naramubwiye ati rindira andi yasigaye ndaza kuyaguha nyuma. Nyuma kwimubwira rero yahise arakara arambwira ngo muri kunsuzugura n'abandi bahanzi bagiye babinkora. Icyo gihe yahise acomokora ibyuma zo trap ari kuririmba yewe nabonye yikunda cyane. Bitewe rero nuko ngewe ntari naravuganye nawe Kigali Universe yahise imusaba gusubizayo ibyuma iranyitangira. Ikintu kibi yakoze nyuma rero ngiye kuvugana na manager wa Kigali Universe uwo mugabo yahise avuga ati papa cyangwa nava aho ngaho baramfungirana ngo nishyire 800 ndaramo kugeza mu gitondo. Muri icyo kiganiro rero papa cyangwa yagiranye n'igihe yakomeje avuga ko ngo uwo mugabo yashyizeho abagabo 3 bakushinzwe kumurindira umutekano ahaguma kuvugiye abandi bari bitabiriye iki gitaramo batahiye saa 8 kugeza saa 8 n'iminota irenga za mu gitondo. Papa cyangwa rero muri icyo kiganiro yakomeje avuga ko ngo kugira ngo abashe kwemererwa kuba yava aho ngaho yari yafungiwe yabanje kwandika amasezerano ndetse anifata voice note abari bashinzwe umutekano rero bari bashyizweho kuburinda babona kumwemerera gutaha arasohoka. Gusa nyuma yuko rero impande zombi zigiranye ibiganiro bikaza no kurangira impande zombi zemeranyije ko papa cyangwa ari kurwa gataha ngo bari bemeranyije ko bitarenze tariki 25 Ugushyingo ubwo ni ku munsi w'ejo hashize amafaranga yasigaye nyiri byuma agomba kuba yayahawe. Ku rundi ruhande kandi mu maporo z'amasezerano yo ku ruhande rwa papa cyangwa ndetse n'abanyiri byuma ngo yerekana ko amasezerano izi impande zombi zagiranye avugaga ko papa cyangwa yagombaga kwishyura amafaranga bakimara gusuzuma ibyuma bakumva ko bikora neza mbere y'uko igitaramo gitangira kubaho. Abateguye igitaramo kandi bavuga ko ngo ikibazo kitabaye ibyuma ngo ahubwo ikibazo cyabayeho nuko tubahiriza amasezerano ngo cyangwe ngo yagombaga kuba yavugisha abangaba bakababwira ko amafaranga atari bubashe kuboneka mbere hakaba hashakwa umuti bitaragira ku rwego rwo kuba bazinimizwaho ibyuma. Papa cyangwa ku rundi ruhande kandi we avuga ko kumuzirimizaho ibyuma byamuteye ibibazo bitandukanye harimo kuba indirimbo ziri kuri album nshya ataraziririmbye ndetse no gushwana n'abahanzi bamwe batandukanye bari mu gitaramo cyiwe. Ngayo nguko bibutse ko ikinyobwa cyiza kiryoshye kigezweho kinyitse kandi kidatera hangover ari B1 gin kikaba cyiza cyane ku bakunzi bakugutere ndetse kikagira n'umwihariko kudatera umufuka. Mukomeze gusabana n'abanyu rero mwinywera B1 gin njyewe ndi mideli w'abanyarwanda. Iyi iPhone 16 Pro Max ku bantu mukunda kwifotoza ndetse no gufata amavideo telefone agatangaza. Iyi iPhone 16 Pro Max ifite display y'agatangaza aho ifite inch ya 6.9 ku bantu mukunda kwifotoza ndetse no gufata amavideo telefone agatangaza. Iyi iPhone 16 Pro Max iza muri storage zitandukanye harimo 128GB, 256GB na 512GB kandi hano muri Urban Connect turazigufitiye zose. Ikindi kandi ikaba yambaye chip ya A18 ikaba ifite battery y'agatangaza ibika umuriro kuruta izindi iPhone zayibanjiriza zose. Ikindi kandi ikaba supportinga MagSafe ku buryo ushobora kuyicaginga mu buryo bwa wireless. Muri Urban Connect tugufitiye iPhone models zose zasohotse kugeza kuri iPhone 17 ariyo latest. Tuguhaye ikaze muri Urban Connect.